meza shefa karitse ingegera muri koza hano ni yahe nongegera nyine inshuti yanjye twari tuzanye kugusura ubwo rero urifashe uri kuzana imbwa n'ingegera zose hano muri uru rugo ukabitinyuka aya mwambabarira rwose ntabwo nahenze ko ari ikosa ese baby umeze uko nanjye nkwiye gusuzanya nawe ko umwana kuri mansa nk'umwana w'umubyeyi ese wanyu ariko nizere ko nawe ubibona rwose ubibona nyine nanjye nicyo gituma nje hano none se ufite gahunda kugira ngo njye nawe dupange muri kumarira umwanya jyana twibye ibishyimbo bakurenza imisusi twikomereza hari na mukuru meza twari tuje kugusura se sisi muza kunsura ni karibu twe mukuru wa Keza ni njyewe siko twibeshye niwe bambwiye ngo bose dushitura agatebe tube twicaye ko mwana kicaro ngaho pe njye babona nameze nka gutya ntacyo none se ikintu kizanye hano ni wowe wenyine uje kundebera iki uje kundebera iki rimwe ryonyine mbwira ngo uranyemerera gusa numbwira ko unyemerera ngo nta kibazo wenyine mbwira kikugenza ikingezi cyane ba ntacyo usubire nje kugenda kugusura ntabashyitsi nkeneye nabashyitsi ukeneye ntabwo nkeneye sibyo iwanyu ndi wagutoje nk'umukobwa mwiza nkawe umukobwa mwiza nanshaka ko nkamwe mba nkeneye nta gahunda afite yo kwita umukobwa mubi kandi ndi kubona kuri mwiza kandi n'iwanyu murabasirimu ibyo ni ibyo ureba ntabwo nkeneye kukuvugisha rero ntabwo nkeneye basi kukuvugisha ngaho reka ndiseka wenda nuko ndi hejuru yarekana mbere gutya yenda ndishe ko ariko se mwana ndarike wayaritse kutuburiniriza mwana tutaraburiza basi duhe no kuri ano mazi ayo mazi uzikitira ahagaze ndakunywaho nkamwe we tuzi ukuntu ahenda naribi mwana ariko duheho dusomeho oya utanayakoraho none se mama umva reka mubwire sibyo njyewe ndi kubona n'ubundi n'umutemu ariko nyakatubunuriza n'ubundi we twigeneye n'ubundi uzangana ikindi cyana ni mujyane n'undi nkuye muri kuntera ayo nuko ibyo bishyimbo yakurinze ibisusi nkuye muri kuntera icyuka shaka yawe ntari warukoze ariko nyine ubwo ngo nabonye hano hari ibyana ngiye tugombe duhure n'ubundi tubonane wowe tunshituramo kimwe ntare yo bimeze bite se mwana musaza yabana sha nanjye ndabona uwo munsi naje ku cyangwe cya dani ndabibona rwose ashaka ari gukumbuye ubyumve inshuti yanjye uzi inkuru muzaniye uyu munsi manje mfite icyana kiri buze kunsura cyatanje hako ndagufatishije nawe uri ku cyangwe urumva nyine nandi marabona ko ndi ku cyangwe ariko nyine cyo nshaka kubwira urumva reka ducumuke ndeye ko cyane taba cyageze mu rugo cyaje kunsura kikambura dukomezanye mwana saa dukomeze nyewe nje umuntu w'umuniga mwana chef wa quartier shanye nanga tuniho mu rugo tu urabibona ariko shama nateguye nyina abone cyane ama nakiteguye no munsi niko bimeze shashiranya numvishije ngo uyu munsi yambaye gahunda yo kuzaga kumusura ndagize bitantekereza ati ngomba kuza kukureba ukamusuhuza ariko mfite icyanara nyine twika ese nubibona mandi ku cyangwe cya danje ndabona je we yuko mana